ora ndi mu makorosi imisozi nshakisha inoti utangira nkiri mu myotsi mani ko maze iminsi ndara mu rutoki hano hantu ntanze yo gukodesha ibamo. Urara mu rutoki? Mana ahubwo mani inkozi zaranyishe. Ushaka inzu yo gukodesha se? Ufite angahe se babu? Umva amafaranga mfite ni amafaranga menshi rwose, mfite 510 tu. Si menshi? 510? Ugize ngo 510 se ugushaka inzu yo gukodesha cyangwa ushaka wese? None waraye uriye? Inzu y'ayo mafaranga ndahaza ahantu iri. Tugende nyikwerekera. Wasanga wanashonje. No. Iyo nzu. Tugende ngaho tugende. 510. Tugende kandi girukunze menya ko iyo yabishatse ikamena ariyo yagahanze ndi mu bisambo bihaze ntacyo bitwaye sa nkukiri hanze kure y'imbibi nasanze nta kujyayo ngo bitore ora ndi mu makorosi imisozi nshakisha inoti ahubwo ndi kubona no musanze hafi ntago ariko umva vie umva nyina ngoro tukubwira ariko si waje ngakubwira kandi ibintu ngwino nkubwira nyine imutipe tukire mama inzu ashanzu sisigaye wanjye ubusara duhangaye nyine wowe haje ufite mangaye umva mfite amafaranga ndaba ufite mangaye haje nyibuka 510 sidena afite na baki okay ihwanye na dusigara inzira hari inzara yabishe kandi 10 murarigabana turigabana 510 man none se mwayahingiye nyine ntari bireka tukwereka inzu ibindi turabivugana nyuma ngaho muyinyereke mani inzu yacu dufite inzu ni nziza ni inzu nziza ushaka koze neza yinyereke inzu konegeza ahubwo wereye ngo zaba bakireza no niwe se mani uzashyira igitanda hejuru nushaka kujya ujye mu nzu nushaka kuryama ujye hejuru ibintu bite bibamo bose bakubwira abandi bapanga ari dukotesha impirwa barashaka kubera bitari ko wowe umuntu uko mwakiza